ibyo byaha bikuraho ubwiza. Ibyaha umuntu ategura akabikora, ibyaha bikuraho ubwiza bw'Uwiteka. Hakaba n'ibyaha bigereranywa n'ibyo mu mugongo, ahantu hatarebwa, ibyaha byo mwibanga, ibyaha by'inyongobeza bugingo. Hakaba n'ibyaha Abisirayeli bagiye bakora cyane bigereranywa n'ibyo mu gatuza cyangwa se kutagondwa ijosi. Kimwe muri ibyo gishobora kukubuza gushimwa n'Imana kandi watanze ituro. Dawidi yari yatuye, iteraniro ryose ryari ryacuranze ku nshuro ya mbere, ariko Imana yanga kugendana nabo. Imana ntabwo igikorana ibitangaza n'abanyabyaha. Imana ntabwo igikoresha abanyabyaha. Imana ntabwo yishimira ituro, ishimwe ry'umunyabyaha. Umunyentambara, ntabwo Imana ikunda ko abanyentambara bagira gute bayubakira. Ufuka uri gukuramo, ariko ikizakwereka ko uri kumwe n'Uwiteka mu gitondo buzajya bucya yasubijemo. Birashoboka ko hari ahantu upfundura ukabona bishizeho, ariko icyerekana ko uri kumwe n'Uwiteka uzajya usanga wongeye kubona icyo upfundikamo, ariko Imana ntiyabyishimira. Ubundi cyari kizira ko abantu bateruye isanduku y'Uwiteka bayakukanwa n'ikindi kintu kiretse Abalewi bari bararobanuwe n'Imana kugira ngo baje bayikorera umurimo. Barangije abatambyi bakora ikosa ngo bikorera isanduku, bafata isanduku y'Uwiteka bayishekesha ikimasa. Bishushanyije iki muri iki gihe cyacu? Data, izina ryawe ni ryiza kandi izina ryawe ni ryo kubahwa. Niyo mpamvu twese uko turi hano Mana dupfukamishije amavi y'imitima yacu kugira ngo wowe ushyirwe hejuru. Mana turakubashye cyane, Abanyagatenga barakubashye cyane, Abanyakarambo turakubashye cyane. Mana abateraniye hano bose turakubashye cyane. Ariyo mpamvu Mana, kubera yuko hano hatandukanye n'ibindi birori byose bibera muri za stade ndetse n'ahandi, turashaka kugira ngo twumve ijambo ry'imvamutima ariko riturutse ku mutima w'Imana. Mana turakwinginze cyane kugira ngo umukozi wawe muri kano kanya umukoreshe, kuko muririmbyi yaravuze ngo nk'uko imparakazi yahagira ishaka amazi. Totala balasini mertestandole malo sandala bone valo draivsire testandole ma shekete kotala balasini mertestandole malo Christ hitandopi tala galase shemeni potalo bando hini mola traisire crole linane potalo mini glory elamone malotado grede cosa shemini potala bando eni male tresere kotando beni molase sheri meni go sala trande riber gromeni testa. Urakoze Mana kuko ubuhanuzi bwururutse muri kano kanya, mu izina rya Yesu Kristo mucunguzi wacu, amen. Haleluya, haleluya. Nari mvuze ngo Imana yacu ishimwe. Haleluya. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo duterane muri iri teraniro. Dushimiye kandi Imana uburyo yarinze intambwe zacu n'izanyu tugahurira muri iki gitaramo. Imana nihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana yadufashije igashyira ku mutima korali Beura ndetse n'itorero rya Gatenga gutegura iki gitaramo. Imana ishimwe. Nitwa Eli Kwizera, ndi mwene so muri Kristo Yesu, nkorera umurimo w'Imana kuri iri torero. Ndi umukristo, Imana ibishimire cyane. Ndagira ngo kubw'impamvu z'igihe tubumbure Bibiliya zacu dusome. Turasoma ijambo ry'Imana dufite nk'intego y'iki giterane, Zaburi 143 umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Turaza gusoma no mu
igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 6 ku murongo wa 9. Ndagira ngo mubumbure Bibiliya zanyu hanyuma dusome mu izina rya Yesu. Zaburi 143 ku murongo wa 5 kugera kuri 6 haranditse ngo nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Amen. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 6 ku murongo wa 9 haranditse ngo uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati isanduku y'Uwiteka yazi iwanjye ite. Amen. Tumaze umwanya munini cyane, reka nshimire abaririmbyi badufashije mu ndirimbo nziza baturirimbiye, harimo ubutumwa bwiza kandi bukiza bwomora ndetse n'ibikomere ku muntu waba warakomeretse muri uru rugendo. Ndifuza ko nkuko igiterane kibivuga tuganira ku ifoto, live concert, cyangwa se gutekereza amateka yacu y'ahakera tugateranyaho aya none bikangana no guhereza Imana yacu ishimwe. Ni umwanya mwiza kuri twe wo gutekereza ku Mana, ibyo yakoze mu gihe cyacu cya kera ndetse no muri iki gihe tukayiramburira amaboko tukayiha icyubahiro. Intego rero Imana yansize ku mutima mu magambo tugiye kuganira iravuga ngo Imana yacu ikunda amashimwe ndetse cyane, ariko ntabwo ipfa gushima. Amen. Imana yacu ikunda amashimwe cyane, ariko ntabwo ari ugupfa kugira gute gushima. Ntabwo Imana ikunda gupfa gushima. Mbese mu magambo dusomye ndaza kugaruka kuri message Imana yanshyize ku mutima ivuga ngo birakwiriye ko umuntu ushimira Imana akwiye kuba yabanje gutura umutwaro wari umuremerera. Imana ishimwe cyane. Biradusaba kurambura amaboko. Reba umuntu wikoreye ijerekani akayishyira mu ruhanga rwe, hari abantu bajya babikora, ukayiheka mu mugongo hanyuma bakakubwira kubyina, byaza kuba ibindi bintu bitari ukubyina, bigasa n'ibindi twakita ibidakijijwe. Ariko Imana irashaka ko turambura amaboko yacu. Haleluya. Kurambura amaboko rero biradusaba, biransaba, biragusaba kubanza gutura iki umutwaro wari ugize gute, wari wikoreye. Vuga ngo amen. Ntabwo Imana ipfa gushimwa, ahubwo bisaba ngo tubanze duture, ubanze uture umutwaro wakubuza gushima iki Imana. Dawidi atekereje imirimo y'Imana, yagiye inshuro nyinshi agambirira gushima Imana. Hamwe mu twasomye mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 6 ku murongo wa 9, Bibiliya igaragaza urugendo rw'imitekerereze myiza Dawidi yagize. Aravuga ngo maze igihe kinini ku ngoma kandi nafashe ubwami muri Isirayeli, Imana inyimitse, inyeretse urukundo, inyeretse ineza, agambirira kujya gucyura isanduku y'Uwiteka. Iyo ntego ni nziza, yari nziza cyane rwose. Ariko akantu gato nshaka ko turi butsindagire ni ijambo rivuga ngo ntabwo Imana ipfa gushima. Amen. Imana ntabwo ipfa gushima, ntabwo ari ugupfa kuyishima. Ngo Dawidi ategura ingabo ze, Bibiliya igaragaza ko bagiye ngo ari abantu bagera mu 300, ategura ibicurangisho. Icyo giterane cyari kirimo imyiteguro myinshi kandi ihenze. Ngo aragenda kuko ngo isanduku yari yarajyanywe kwa Abinadabu ikuwe mu Bafilisitiya. Muribuka ko Sawuli yimye ingoma, ku ngoma ye isanduku ikanyagwa. Ndihuta cyane. Hanyuma isanduku igiye ivuye mu Bafilisitiya ijya kuba kwa Abinadabu. Dawidi yitekerezaho, aravuga ngo nzaguma ibwami, nzaguma mu murwa mwiza natunganije, Imana ya Isirayeli iba hirya iriya mu macyamba.
ayitekerezaho, aravuga ati kanjye gucyura isanduku y'Imana. Ategura ibyo gushimisha Imana nk'ishimwe atuye Uwiteka. Aragenda azindukana n'ingabo ze, agendana n'abacuranzi bazi gucuranga, agendana n'abantu bazi kuririmba neza cyane. Bahageze baracuranga, Bibiliya ivuga ko bacuranze, ngo baracuranga ngo hanyuma ngariko gucuranga kwabo Uwiteka ntiyabyishimira. Bari bakoze ikosa rikomeye yuko bagiye gutambira Imana batabanje gutura imitwaro. Ntabwo Imana ishobora kwishimira ishimwe tuyishima tukifite iki umutwaro utuvuna. Dukwiye kubanza guhura na Yesu ku musaraba kugira ngo twakirire imitwaro. Imana nishimwe cyane. Ngo hanyuma yari ari kumwe na Uza ndetse na Hayo, barabatambyi, bafata isanduku y'Uwiteka ngo bayihekesha inka. Ikimasa kiragenda ngo igeze imbere, inka iratsikira, umutambyi witwaga Uza agiye kwiramira, ngo Uwiteka hitarakara aramusumira aramwica. Ko cyari igitaramo gupfa bije gute? Ko yari amashimwe gupfa bije gute? Ntabwo Imana ipfa kugira gute? Ipfa gushima. Amen. Amen. Imana yacu ntabwo ipfa kugira gute? Gushima. Kandi bari baririmbye, bari bakoze ibitaramo, ariko Imana ntiyabyishimira. Ubundi cyari kizira ko abantu bateruye isanduku y'Uwiteka bayakukanwa n'ikindi kintu kiretse Abalewi bari bararobanuwe n'Imana kugira ngo baje bayikorera umurimo. Barangije abatambyi bakora ikosa ngo bikorera isanduku, bafata isanduku y'Uwiteka bayishekesha ikimasa. Bishushanyije iki muri iki gihe cyacu? Bisobanuye ngo no gufata umurimo w'Imana tukawikuraho tukawuhereza abo kudukorera, ngo birakaza Imana, ngo bituma yica Uza. Ikindi cya kabiri cyatumye Imana isumira Uza nuko ngo yakoze ku isanduku y'Uwiteka. Bishushanya kuvogera ubwere bw'Imana. Dukwiye gukorera Uwiteka tugize gute? Dutinya. Zaburi ya 2 yo iravuga ngo dukwiye kumukorera dutinya kandi duhinda imishyitsi. Imana ituganze cyane. Rero icyambere turebye nuko Imana yacu ntabwo ipfa gushimwa. Imana idufashe cyane. Dukwiye gutegura ishimwe uburyo bukwiriye. Kuri iyo nshuro ngo Imana yanze gutaha kwa Dawidi nihuse, ngo ihita yigira kwa Obededomu mu rugo rwe. Ngo ihamara ngo amezi 3, ngo Obededomu ahinduka ikirangirire kuko yakiriye isanduku y'iki y'Uwiteka. Bene data, kwakira Uwiteka no kumukorera n'ibigiciro, kumushima n'ibigiciro ntabwo bigira uko bingana. Hanyuma Obededomu, impamvu 3 zatumye Uwiteka yanga kujyana na Dawidi akigira kwa Obededomu nuko Obededomu icyambere yari umulewi wari waratunganijwe n'iki n'Imana. Icya kabiri ngo Obededomu yari afite umutima uciye bugufi. Dukwiye gukorera Imana dufite umutima uciye bugufi. Ikindi cya gatatu, reba uburyo Imana yatunguye Obededomu, igatungura we, igatungura abana be, igatungura n'umugore, ariko ikababuraho iki? Igicumuro. Ikabereka iki? Ubwiza bwayo. Bari bahuje umutima, wari umuryango mwiza w'icyitegererezo. Uyu munsi twagira gute? Twakigiraho. Ngo Imana ihamara amezi 3, ngo kandi Uwiteka abahereza umugisha mwinshi. Ingingo ya 2 turebaho, turareba gushima Imana neza n'inyungu zabyo. Iya 3 kuko iya mbere nari nyivuyeho, iravuga ngo impamvu zo gushima Uwiteka ni izihe. Icya kabiri rero, gushima Uwiteka mu buryo bukwiriye nicyo Dawidi yakoze ku nshuro ya 2. Yaragiye ngo aravuga ngo ntabwo nacyura Imana i Yerusalemu ninyijyana ikagera mu rugo iraza gukora agatendo. Ubwo ifashe Uza ryari risobanuye ngo umwere, umuntu uri innocent, ikabimwisha. Iwanjye mfite abasore badakijijwe, nihagera iragira gute? Irabarangiza. Garatekereza aravuga ati no, reka mbanze nge kubitekerezaho. Ko kantu tukumve neza, gukorera Imana bisaba kugira gute? Kubanza kubitekerezaho neza.
ngo Dawidi asubiyeyo afata umwanya uhagije atekereza ku Uwiteka. Ku nshuro ya kabiri asubirayo. Hari ibintu by'ingenzi Dawidi yakoze kugira ngo Uwiteka amwemerere noneho ngo yakire ishimwe rye. Icyambere ngo yafashe umwanya aratekereza. Ntabwo dukwiye gukorera Imana mu kavuyo, dukwiye gukora ibintu biduturutse mu ndiba y'umutima twatekerejeho neza. Amen. Icya kabiri ngo yafashe umwanya wo kongera gusoma amabwiriza agenga uburyo gushima Imana bikorwa. Ngo afata abatambyi arabahuza baraganira, afata umwanya wo kubeza baritunganya, abafite ibicumuro bose biyeza ibicumuro byabo. Icya gatatu ngo yajyanye umutima uciye bugufi. Ngo yagiye yambaye umwambaro wa efodi, yasize umwambaro w'iki ubutambyi. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo mu rugendo rwa kabiri Dawidi ajya gushima Imana yitura ishimwe, yagiye atakiri umwami, Imana yayigize umwami. Haleluya. Yari yarambitse kuba umwami, yibuka ko Imana ariyo mwami wonyine Uwiteka ryose. Imana nishimwe cyane. Ngo hanyuma Imana iravuga ati noneho ndagendana nawe. Amen. Nitubitekerezaho tukiyeza tukajyana umutima uciye bugufi, Imana iremera amashimwe yacu. Imana nishimwe cyane. Ngo Dawidi urugendo rwa kabiri rwe rwabaye rwiza. Ngo ajya kwa Obededomu bamubwiye ngo rero nutinda Uwiteka yahaye Obededomu umugisha nabe n'ibyo atunze byose. Ngo afata umugambi aragenda ajya kuzana isanduku y'Uwiteka. Abatambyi baba ari bo bayikorera, ngo bateye intambwe 6 barahagarara. Amen. Ya mashimwe bayazamurira imbere y'iki y'Uwiteka, ngo batamba ibitambo. Mu rugendo rw'amashimwe hagomba kuzamo n'ibyo dushimisha iki Imana yacu. Imana nishimwe cyane. Ngo Dawidi urwo rugendo rumubera rwiza, ngo ashima Imana kandi Imana inezererwa ishimwe. Imana nihabwa icyubahiro. Ndagira ngo nihute kugira ngo dusoze, mvuge gato cyane ku mpamvu zikomeye dukwiye gushima Imana nyuma yuko tumaze gutura imitwaro yaturemereraga. Imana ikwiriye ishimwe. Abantu baba babona ibyo yakoze byaba bitagaragara, Imana ikwiriye kugira gute gushima. Amen. Abantu barwaye cyangwa bapfuye cyangwa bakize, Imana ikwiriye iki ishimwe. Mu Mana hapfunyitsemo ishimwe rihoraho. Imana nihabwa icyubahiro. Impamvu rero ikomeye Imana irobanuye twebwe kugira ngo tuyikorere, nuko ari twebwe yakunze muri iki gihe ngo tuyitambire ishimwe. Dusomye igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 7 uhereye ku murongo wa mbere kugera kuri 3, ngo Dawidi yagize igitekerezo cyiza. Ravuga ngo ni gutemba mu nzu y'imyerezi, ariko Uwiteka akababa mu mahema, agambirira kubakira Uwiteka inzu nziza, ariko Uwiteka arabyanga. Ngo Natani ari kuganira na Dawidi, Natani ngo yari yaramaze kuzura na Dawidi, asa n'uvangiwe cyangwa ahanura mbere yuko Imana ivuze, kuko ngo Dawidi niwe yagiye kubaza. Aramubwira ati se ubu ngubu komba mu myerezi, Imana yanjye kabiba mu mahema, wagambiriye ko ngambiriye wayubakira inzu y'ikitabashwa. Ngo Natani ahita amubwira ati rero nukuri hute, rega Imana yuzuye nawe. Ngo akibimubwira Imana ihita igenda isanga nde umuhanuzi. Namubwira ati no, genda ujye kubwira wa wundi umaze kubwira bya bindi, umubwire ngo ntabwo ari wowe uzanyubakira. Muhereza impamvu ebyiri aho twasomye bigaragara no mu gitabo cya mbere kivuga ku byo ku ngoma, igice cya 22 ku murongo wa 8. Imana iramubwira ngo ntabwo ari wowe uzanyubakira inzu ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere
nukuri umunyentambara. Ntabwo Imana ikunda ko abanyentambara bagira gute bayubakira. Imana irasekeje cyane. Niba uri umunyentambara nawe ni umutwaro ukwiye guhereza Kristo kugira ngo akunde kwakira ituro ry'ishimwe ryawe. Iramubwira ngo ntabwo uzagira gute uzanyubakira. Iya kabiri iramubwira ngo kandi ibiganza byawe biranduye byavushije iki amaraso. Igenda rero ntabwo byakunda, nzaguha umugisha nzanakugirira neza, ariko ntabwo uzagira gute uzanyubakira. Icyo nashakaga kuvuga muri ibi niki nuko Imana itabuza abantu bayubakira kugira ngo itugirire icyizere ngo abari twitoranya muri iki gihe ngo tuyubakire. Ntabwo Imana yabuza abantu bagize gute bayubakira, kandi bafite byose biteguye byose. Ngo David yari yariteguye afite ibintu byinshi, aravuga ati ndashaka kukubakira, ariko Imana iravuga ati no, oya ntabwo ari wowe. Dore isezerano rero umuntu yarihaye ugereranwa natwe turi hano muri literaniro ni umusore we cyangwa umuhungu we witwa Salomo. Bibiliya yamuvuzeho iravuga ngo azaza ari umuntu w'umunyamahoro. Amen. Azaza ari iki? Umunyamahoro. Kandi dore uburyo Imana itangaje itanga isezerano kuri uyu musore, iramubwira ati kandi mu gihe cyo gutegeka kwe nzatanga ihumure, nzatanga n'amahoro. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana nuko Imana itanze ihumure n'amahoro mu gihe cyo kuyubakira. Amen. Abantu bagambiriye kubakira Uwiteka ngo Imana itanze iki? Ihumure, itanze n'amahoro. Mu gihe cyo kubaka urusengero rw'Uwiteka ku ngoma ya Salomo habaye iki? Amahoro. Nta muntu watinyutse kumutera, nta muntu wamugabyaho ibitero. Imana igize gute? Itanze amahoro. Nitwe rero Imana ishaka ko tuyubakira, kuko suko yabuze amaboko, nta nubwo yabuze abagabo bakize, ntiyabuze abagore bakize, ntiyabuze abasore bakize, ntiyabuze abakobwa bakize. Imana ifite abantu benshi bakize, ariko ni twebwe Imana itoranije kugira ngo tugire gute tuyubakire. Baza mugenzi wawe ngo uriteguye kubakira Uwiteka, ko Uwiteka kugiriye icyizere? Uriteguye kubakira Uwiteka, ko Uwiteka ari wowe agiriye icyizere? Ndi kugera ahasoza, ariko impamvu nyamukuru ikomeye idutera gushima Imana tuyubakira nuko ari twe Imana yagize gute yagiriye icyizere. Nukuri ifite abantu benshi, ifite n'abantu mwisi. Uru rusengero barwubaka isaha imwe bakaza akohereza gusa message, mwarimu n'itorero bagakora inama bakajya kudrawing cyangwa se kubikuza amafaranga. Ariko Uwiteka arashaka ko nawe uhabwa umugisha, uhabwa ihumure, uhabwa n'amahoro kubwo kubakira iki? Uwiteka Imana. Ntaba ari wowe wo kubirekura, njyewe nabyakiriye mu izina rya Yesu. Impamvu ya kabiri Imana ikwiriye ishimwe ikomeye cyane nuko hari ibyo Uwiteka yakoze biruta cyane uko twabitekerezaga. Hari imirimo Uwiteka yakoze mu buzima bwacu, kuyibara, kuyirondora biratunanira, biduteye guhuza ifoto yacu ya kera niya none, bidutera kuramburira Uwiteka amaboko ngo nashimwe, kubera ko yakoze ibiruta cyane. Hari ibintu wigeze ugerageza gukora wibwira kuri bubone rimwe, usanga ubonye 1000. Wibwiraga kuri bubone 5, usanga ubonye 20. Wibwiraga ko bitari bukunde, ubona birakunze. Nibyo ngibyo biduteye gushima Imana kandi tuyiramburiye iki? Amaboko. Imana ishimwe cyane. Ikindi gikomeye ni ubuhanuzi nanone Imana yavuze ku bantu bayikorera. Niyo mpamvu dukwiye kubishishikarira, kubikunda cyane, gukorera Imana muri iki gihe. Yaravuze ngo abayikorera nayo izabagororera, dore ndaza vuba, umuseke ugize gute? Utambitse. Amen. Nuko mukore imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro. Uwitanga wese nzamugororera, ndaza vuba, umuseke ugize gute? Utambitse. Ikindi cya kane ni ubuhanuzi
muri Matayo cya 28 ku murongo wa 20 kuri B yaho iravuga ngo kandi dore ndi kumwe namwe. Haleluya! Kugera ku mpera y'iki? Ku mperuka y'isi. Abantu bagambiriye gukorera Uwiteka bamwubakira bamutura amashimwe. Imana itanze isezerano ko iri kumwe natwe. Amen. Imana iri kumwe natwe kuko turimo turakora ibijyanye n'ivuga butumwa, kuko Imana yamaze kubitangaza. Ndavuga ati nazukanye ubutware mu ijuru no mu isi. Nimugende mukore, muhindura abantu kuba iki? Abigishwa. Mubigishe kwitondera amategeko y'Uwiteka, kandi dore ndi kumwe namwe. Nimuhumure pe, ntabwo turi kubaka twenyine. Birashoboka ko hari umufuko uri gukuramo, ariko ikizakwereka ko uri kumwe n'Uwiteka mu gitondo buzajya bucya yasubijemo. Birashoboka ko hari ahantu upfundura ukabona bishizeho, ariko icyerekana ko uri kumwe n'Uwiteka uzajya usanga wongeye kubona icyo upfundikaho. Imana nishimwe cyane. Haleluya! Turagira ngo dusenge Imana mu buryo bubiri. Dukwiye gutegura imitima yacu ngo ibiyerejwe gutura iturira Uwiteka ishimwe. Kandi cya kabiri no kubwira Uwiteka ko twemeye tudashidikanya, tudahaswe, ahubwo tubikunze, tubyishimiye kuyikorera umurimo wayo. Imana ishimwe cyane. Dawidi aganira na Salomo mu ngoma, reka bariho dusoreza za igitabo cya mbere kivuga ku byo ku ngoma, igice cya 28 guhera ku murongo wa 9. Yaramubwiye ngo nawe Salomo mwana wanjye umenye Imana Yesu. Dukwiye gukorera Uwiteka tumumenya, tumuzi, tumusobanukiwe ko atinyitse cyane. Icya kabiri aramubwira ngo ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi umutima ukunze. Imana nishimwe cyane kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya iby'imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Murongo wa 10 yasorejeho amuha inshingano. Yaramubwiye ngo nuko wirinde kuko Uwiteka ari wowe yatoranije. Mbese yarashatse kumubwira ngo nanjye nabishakaga ariko sinabyemerewe. Nuko wirinde kuko Uwiteka ari wowe yatoranije kubakira inzu ubuturo bwera. Shyiramo imbaraga ubikore. Amen. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko waba waje ugambiriye gushima Imana cyangwa gutanga ituro ry'ishimwe, ariko kwagera imbere y'Imana mu ijambo Imana yavuganye natwe ugasanga hari umutwaro ukigutsikamiye. Uwiteka arashaka kukwakirira uwo mutwaro kugira ngo ubone uburyo bwo kurambura amaboko utange ituro ry'ishimwe. Niba uri muri literaniro umva umwuka akunenga, habaho ibyaha umuntu ashobora kuvuga mu buryo butatu. Hari ibyaha byo mu ruhanga, ari byo byaha bikuraho ubwiza, ibyaha umuntu ategura akabikora, ibyaha bikuraho ubwiza bw'Uwiteka. Hakaba n'ibyaha bigereranywa n'ibyo mu mugongo, ahantu hatarebwa, ibyaha byo mu ibanga, ibyaha by'inyongobeza bugingo. Hakaba n'ibyaha Abisirayeli bagiye bakora cyane bigereranywa n'ibyo mu gatuza cyangwa se kutagondwa ijosi. Kimwe muri ibyo gishobora kukubuza gushimwa n'Imana kandi watanze ituro. Dawidi yari yatuye, iteraniro ryose ryari ryacuranze ku nshuro ya mbere, ariko Imana yanga kugendana nabo. Imana ntabwo igikorana ibitangaza n'abanyabyaha. Imana ntabwo igikoresha abanyabyaha. Imana ntabwo yishimira ituro, ishimwe ry'umunyabyaha, kuko Bibiliya ivuga ko ituro cyangwa ishimwe ry'umunyabyaha ari kizira mu maso y'Uwiteka. Urahari ukaba ushaka umugisha wo kwakirwa na Kristo. Nicyo cyatumye abambwa, no kugira ngo nge nawe dukizwe. Niba uhari muri literaniro uzamura ikiganza, hanyuma turaza gusenga Imana. Nyuma yaho duhe umwanya umuyobozi wa gahunda dukomeze n'umwanya wo kubakira Uwiteka.